Kurota imbwa zikwirukankana. Ushobora kwibaza uti kurota imbwa zikwirukankana kandi abizi yuko wenda abantu benshi mukunze kurota izi nzozi gusa ukaba utazi ubusobanuro bw'izi nzozi. Ubusobanuro bw'izi nzozi ntabwo ari ikintu gishobora kugaragaza ikintu cyiza mu buzima bwawe. Ushobora kurota imbwa zikwirukankana. Dore inzozi eshatu zikugaragariza yuko mu minsi iri imbere ugiye guhura n'ikibazo gikomeye cyane biragusaba gusenga, cyangwa se inzozi zikugaragariza ibibazo cyangwa amakuba, agahinda se cyangwa igikomere cyangwa se accident, ikintu runaka kibi gishobora kuba kigiye kubaho mu minsi iri imbere. Mu gihe urose izo nzozi byuka usenge. Inzozi za mbere, ariko mbere ko dukomeza n'inzozi nzibasobanura nanazibabwira, wibuke kureba aho hasi ukore subscribe, like, comment ndetse na share. Wibuke gukora share cyane cyane kugira ngo n'abandi inshuti zawe zibashe gusobanukirwa ubusobanuro bw'inzozi, kugira ngo nujya zirota umwohereze link kugira ngo nawe abashe gusobanukirwa. Inzozi za mbere, kurota imbwa zikwirukankana. Ushobora kwibaza uti kurota imbwa zikwirukankana kandi abizi yuko wenda abantu benshi mukunze kurota izi nzozi gusa ukaba utazi ubusobanuro bw'izi nzozi. Ubusobanuro bw'izi nzozi ntabwo ari ikintu gishobora kugaragaza ikintu cyiza mu buzima bwawe. Ushobora kurota imbwa zikwirukankana, iki ni ikintu kibi kigaragaza imyuka mibi y'ubusambanyi igiye kukuzaho mu minsi iri imbere. Mu gihe urose izi nzozi urota imbwa zikwirukaho, ujye umenya yuko imbere yawe mu minsi iri imbere ugiye guhura n'ikintu bita ubusambanyi, ikiyaha cy'ubusambanyi kigiye kukugendaho ndetse giturutse kuri Satani, kuko icyaha cy'ubusambanyi n'ibisanzwe iyo utasezeranye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana ni icyaha giturutse kuri Satani. Rero mu gihe urose izi nzozi ujye umenya yuko ugiye gukora icyaha cy'ubusambanyi gishobora kugira ingaruka nyinshi kandi zikomeye kuri wowe. Ingaruka zikomeye nyinshi kandi kuri wowe. Iza mbere, ushobora kurwara indwara runaka, ushobora gutwita utabiteganyaga, ushobora mbese muri make ni icyaha cy'ubusambanyi. Ushobora guca umugabo wawe nyuma, ushobora guca umugore wawe nyuma. Muri make ni icyaha runaka ushobora gukora kikakugiraho ingaruka kubw'icyaha wakoze. Rero iki kintu mu gihe urose imbwa zikwirukankana ujye umenya yuko ari icyaha cy'ubusambanyi kiri kukwirukaho, kandi nikigufata kizata kikugeraho nyine ukora icyaha kandi ubigiremo ingaruka. Rero iyo urose imbwa zikwirukankana bisobanura ubusambanyi buri kukugendaho, kandi nanone ushobora kurota ubusambanyi, ushobora kurota imbwa zikwirukankaho ukarota zitakuriye, aho ngaho burokotse. Iyo urose imbwa zikwirukaho ariko ntizikurye, aho ngaho burokotse rwose. Ibyo byo kubishimira Imana kuba urose imbwa zikwirukankana ariko ukazicika ntizikurume. Icyo ari ikintu cyiza cyo kigaragaza yuko Imana ikurinze umudayimoni w'ubusambanyi. Ariko nanone mu gihe zikwirukankanye zikakuruma, ujye umenya ko tayari icyaha cy'ubusambanyi byamaze kwemezwa yuko kizakugeraho. Ikintu ubusigaje ni kimwe, ni ukubyuka ku kanya wicuye, kuko izi nzozi ntabwo ari inzozi warota ngo ugumye uryamye usinzire tujya mu zindi nzozi. Oya, izi nzozi tushiduka mu mutima, ugashiguka ukumva ugize ubwoba n'igishyika, ukibaza se izi nzozi zikagutera n'ubwoba, ndetse muri make utajya kwibaza icyo bishatse kuvuga. Gusa mu gihe urose izi nzozi, mu gihe gishiduka ugishiduka umutima gatoya wumva ubwoba bukwishe, cyita usenga. Ntugategereze ngo ndasenga mu gitondo maze kuruhuka, aho niho Satani aba agutegeye muri za ntege nke zawe z'uko ngo ushigutse. Iyo usenze birihuta cyane, isengesho rigera ku Mana kuruta uko wategereza ukabyivuga ngo uraza gusenga mu gitondo ubyutse, aho ngaho buri gukora ibintu bitari byo. Rero nanone mu gihe urose izindi nzozi, katukomeze n'inzozi za kabiri. Mu gihe urose inzozi ubona inka zikwirukankana, iki ni ikintu kibi. Iki ni ikintu kigaragaza yuko ari ibigeragezo bigiye kuza mu buzima bwawe, kandi ibigeragezo bikomeye cyane. Mu gihe urose izi nzozi ubyuka nanone dusenga ku kanya. Ni ikintu kigaragaza ibigeragezo, ni ikintu kigaragaza ibikomere ugiye gucamo, ni ikintu kigaragaza ikintu bita intambara zikomeye cyane ugiye gucamo. Kandi ibigeragezo biturutse kuri Satani. Hari ibigeragezo biturutse ku Mana, ari byo bisobanuye ishuri. Ishuri ni ibigeragezo biturutse ku Mana. Imana ni nk'igipimo Imana ibigushyizemo ngo irebe ko ibyo yakwigishije, haba muri Bibiliya, haba ari mu rusengero, koko uwabyubahirije, wamaze kumenya icyaha icyo ari cyo n'ikitari icyaha icyo ari cyo. Aho ngaho rero niho umuntu avuga yuko icyo ngicyo ari cyo cyaha, cyangwa se icyo ngicyo ari cyo kigeragezo cy'Imana. ishuri. Ariko nanone iyo urose uri mu inka zikwirukankana, icyo ni ikintu gishatse gusobanura
yuko iki ngiki kishatse gusobanura yuko ari ibigeragezo biturutse kuri Satani. Aho ngaho rero ufite imbaraga zo kubyirukana bikagenda. Ushobora kuvuga uti Imana ndagusabye ngirira neza umfashe kandi undengere ibi bigeragezo Satani anshyize imbere bitazangeraho muri iyi minsi iri imbere, bitazangeraho, ndagusabye uzagira icyo ubikora kugira ngo ibi bigeragezo bitazangeraho. Rero ujye usenga usaba Imana yuko yakurinda ibi bigeragezo ntibikakugeraho, kuko iki kigeragezo cyakugezeho aba ari ikigeragezo kikwizingiraho kandi kikagufata igihe kugira ngo kikuveho. Rero iyo hashize igihe utagisengera ngo kikuveho cyangwa kitajya kikuvaho, ugasenga ukagira ute, ukarwana impande n'impande, ugasenga ukagira ute, bikanga, nta kindi kintu ubusigaje ni kimwe gusa. Muri Bibiliya niho bavuga ngo buriya cyangwa se niyo bari kwigisha mu rusengero baravuga uti hari ibintu bikurwaho n'amasengesho yo kwiriza. Hari umudayimoni ukurwaho n'amasengesho yo kwiriza. Aho ngaho icyo ubusigaje iyo wasenze byanze, ukabyuka nk'uko mubwiye mu gicuku cya nijoro ugasenga, nk'uko mubwiye ukarota inzozi ugahita wicura ugasenga, bikanga kuvaho. Aho ngaho ikintu ubusigaje ni kimwe cyonyine, kwiyiriza ubusa ubundi ugasenga Imana ukayisaba. Rero ibyo bintu utabishoboye, nanone udasanzwe ubikora ibyo bintu, ushobora gusenga ukavuga uti Imana njyewe ngiye gusenga guhera saa 12 za mu gitondo ngeze saa 1 z'ijoro, cyangwa se saa 1 z'ijoro, uze kumfasha kandi ibyo nza kuwusaba uze kunshyikira ubeme mu izina rya Yesu. Ugasenga Imana ukinyinga, nyine ukumva nawe wizeye yuko Imana ari kiri buze kubikoraho. Aho ngaho Imana nta kabuza ikugira neza ikagufasha. Inzozi za gatatu cyangwa se za kane, kuko twavuze iz'ishuri ndetse tuvuga n'inka ndetse n'imbwa, reka none tugere ku nzozi za kane. Inzozi za kane ni guca ahantu ukabona uri kunyerera. Ese ushobora kwibaza guca ahantu ukabona uri kunyerera bishatse kuvuga iki? Iki ni ikintu gikomeye ndetse cyane. Mu gihe urose izo nzozi jya ubyuka uhite usenga. Kurota uri ahantu cyangwa se uri guca ahantu hakahita hanyerera, imagine what is this? Ni ko ushobora kwibaza ibi ni ibiki? Iki ni ikintu gishatse gusobanura yuko ugiye kunyura mu kigeragezo gikomeye. Nabyo bishatse kuvuga ko ari kunyura mu kigeragezo ariko noneho cyo gikomeye, kuko kwinka ishobora kukwirukankana si kimwe nuko wanyura ahantu hanyerera. Ahantu hanyerera anytime ubutekereza yuko ushobora kunyerera ukagwa, ariko inka ho ushobora no kugwa ahantu runaka ukitsimba zigakomeza zikagenda, ariko ntabwo ahantu hanyerera wapfa kuhitsimba kuko niyo nzira yonyine ibihari, ntabwo byakunda. Aba ari ikigeragezo gikomeye, cyongeye gikomeye ndetse cyane. Iki kintu kirota nacyo ujye ubyuka usenga, kuko iki ni ikintu gisobanuye ikintu kibi kandi gisobanuye umubabaro, cyangwa se gisobanuye ibintu bibi bikomeye cyane bigiye kubaho mu minsi iri imbere. Satani yaguteza imbere. Urugero, ashobora gutuma mama warwara cyangwa akitaba Imana ari we ubikoze, atari Imana ivuze uti wenda ndamukunze kubarusha reka mutware. No, ahubwo ari Satani umushatse. Satani akaba batwaye umubyeyi, Satani akaba gutwaye umugabo, Satani akaba gutwaye umugore, Satani akaba gutwaye umuvandimwe, Satani akaba gutwaye mushiki wawe, Satani akaba gutwaye musaza wawe. Muri urwo rwego Satani icyabagamije ni ukutwara iby'Imana yahaye abantu bayo. Izindi nzozi arizo z'ingenzi cyane, izindi nzozi arizo z'ingenzi cyane mukwiye gusobanukirwa arizo za gatatu. Wibuke kureba aho hasi ukore subscribe kugira ngo ibiganiro tugende tubagezaho umunsi kundi ujye ukomeza ube mu wa mbere bagomba kubimenya ndetse babyakire mbere na mbere, kandi na kuri notification ufungura akazegera kugira ngo notification zize kugera mu gihe dushyizeho ubwo busobanuro bw'inzozi. Twagiye n'inzozi za nyuma. Inzozi za nyuma, izi ni inzozi zikomeye ndetse zikomeye cyane. Kurota imvura igwa. Ushobora kwibaza ese kurota imvura igwa ibi bintu bishatse kuvuga iki? Ibi bintu bavuze ko biteye ubwoba kandi numva ari ibintu byoroshye kandi mu buzima busanzwe. Ushobora kwibaza ese ko nsanzwe nzi yuko imvura, iyo ndose imvura igwa cyangwa se iyo imvura iguye mu buzima busanzwe ari ikimenyetso cyiza, ni gute imvura mu nzozi ari ikimenyetso kibi? Imvura mu nzozi zisobanura ikintu kibi ndetse cyane. Ubaye udasenga waba ufite ikibazo ndetse gikomeye cyane. Niyo mpamvu ngushishikariza kugira ute usenga, kubera yuko izi nzozi iyo uzirose ukarota just urimo kunyagirwa n'imvura ikakunyagira,
iki ni ikintu gishatse kuvuga ibintu bibi. Like nko muri Bibiliya, reka mbaho urugero, ushobora kujya muri Bibiliya, ntago ushobora kubona ahantu handitse ngo Imana izaha umutaka abantu bayo. Umutaka ni uw'iki? Ni ukurinda izuba ryinshi, ni ukurinda imvura, ni ukurinda iki? Izuba ryinshi biragira effect ku muntu, ndetse n'imvura nyinshi igira effect ku muntu. Rero imvura ni ikintu kibi, iki cyo mubanze mukimenye. Iyo umuntu arose imvura imunyagira, biba bishatse kuvuga yuko ari nk'amasasu cyangwa se urugamba agiye guhangana narwo rukomeye cyane. Urugamba rukomeye cyane. Imvura bivuze urugamba rukomeye cyane. Mu gihe urose izo nzozi ujye umenya ko ari urugamba rukomeye cyane ugiye gucamo, rukomeye cyane. Urugamba rw'imbaraga mbi z'imyuka mibi, urugamba rw'imbaraga z'abapfu bapfuye bagiye kugutera, urugamba rw'abantu bazima bakorana n'imyuka mibi, urugamba rw'abadayimoni, urugamba rwa Satani n'abamukorera, urugamba mbese rw'imyuka mibi n'imbaraga z'imyuka mibi nirwo ugiye kurwana. Kandi urwo rugamba utarurwanishije nawe imbaraga z'Imana ntago warutsinda. Nicyo kintu cyo nakubwira, utarwanishije imbaraga z'Imana uru rugamba ntiwarutsinda. Niyo mpamvu nanjye nkugiriye inama, mu gihe urose inzozi jya usenga, uhita uvuga uti Mana mpa imbaraga zo kurwana uru rugamba, kuko uru rugamba rurakomeye kandi ntabwo narwibashisha uretse nshoboye. Rero ikintu kimwe nababwira, mu gihe urose inzozi zose, zaba nziza zaba mbi, iki kintu nkunda kukivuga nsoza video cyangwa se nsoza ibyo nagambiriye kubagezaho kuri uyu munsi, cyangwa umunsi ku wundi, ibyo ngiye kuvugaho nsoza mvuga iri jambo, nkavuga uti mu gihe urose inzozi, zaba nziza zaba mbi, wibuke gusenga Imana. Wibuke gusenga Imana kubera iki? Wibuke gusenga Imana uyibwira uti Imana, dore aho ndi imbere yawe, ni njyewe ugarutse imbere yawe, ndagusabye data Mana nziza, umfashe bashe guhangana n'ibi ngibi bibi ndose, ume kubinesha, umpa imbaraga zibinesha. Uhita usaba imbaraga zinesha ibi bibi byakwatatse mu nzozi. Mu gihe rero warose inzozi nziza, ibyo kuvuga uti Mana, uri Imana yanjye, ngarutse imbere yawe, ndagushimiye yuko uri Imana ishobora byose, ndagushimiye yuko uri Imana ingiriye neza, ndagushimiye yuko uri Imana inkunda kandi uri Imana indinze mu nzozi, ndagushimiye ko uri Imana inshoboza, ndagushimiye ko uri Imana ndwanirira amanywa ndetse na nijoro, ndagushimiye ko uri mwiza kandi kuzahoraho iteka yose. Just wibuke gushima. Iyo Imana uyishimiye, ni kimwe nuko washimira umuntu umubwira uti urakoze kubw'ibyo wankoreye, ndagushimiye cyane. Uwo muntu ushimiye aharanira kongera kukugira neza kubera yuko wamushimiye, akumva ashimishijwe nuko umushimiye. Imana rero amashimwe yacu niyo ayishimisha cyane, ni nacyo kintu Imana ibiduteganya ko turi ibyishimo by'Imana. Umuntu ni ibyishimo by'Imana, icyo mubanze mukimenye. Umuntu ni ibyishimo by'Imana, Satani akaba umwanzi w'Imana kuko aba ashaka kurwanya ibyishimo by'Imana. Iki kintu mubanze mukimenye. Turi ibyishimo by'Imana, reka tujye tunayishima nanone, tuyigaburirire amashimwe yacu. Iyo dushima tuba tugaburiye Imana. Rero mwe mudashima, ni gute Imana izabagira neza mudashima? Ntujye ushima, ntujye ugira ikintu nk'Imana, ntugire muri make jya urambura nabo kuvuga iti Imana ndagushimiye. Niba ari icya 10 ujye ugitanga, ugitange. Niba ubashije kugitanga ugitange, niba utarugitangaga wibuke kugitanga, kuko gutanga icya 10 nabyo ni byiza, bigaragaze ko ushimye Imana. Mu nzozi, mu gihe urose inzozi nziza byuka ushima Imana. Mu gihe urose inzozi mbi byuka usenga Imana igufashe, igushyigikire utsinde ibyo bibi biri uwarose. Nuko ibintu biba bimeze, kandi izera yuko hamwe n'Imana izabashyigikira kandi muzabishobora. Njye wumvaga ni Mr. Alex. Wibuke gukora subscribe hasi, ndetse na like na comment, ndetse usharinge no ku nshuti zawe nk'icumi, kugira ngo nazo zibashe gusobanukirwa, zizasukura ubusobanuro bw'inzozi zabo. See you around kuzina inzozi. Njye wumvaga